Aba baturage bataka ko indaya zibazengereje zitwara abagabo b'abandi bagore ngo zidasize n'urubyiruko, ngo ibi ngibi bikagira ingaruka ku isenyuka ry'ingo no kuba bamwe ngo bahandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu mwanjye ndi umugabo, dore barancimuse, dore bamvanye mu Bugesera banzana inaha, ubuse nzasubirayo garafure, dore naho bakobwa abo ngabo baturuka impande n'impande, abenshi ntabwo ari ab'inanga. Baba bakora iki se ko badacuruza n'inyanya, ko nta kintu bakora? Ntako kazi nyine konyine niko bikorera. Ni ikibazo, ubuse nk'umugabo avuye gukorera bibiri byiwe, ahuye n'uwo mukobwa arabijyanye, nese amazi y'ubugari bazayoza mwana? Ni ikibazo. Amazi y'ubugari wabwiye umugore ngo ashyire ku ziko, ni ukugenda ukavuga ati ayo mazi muyoge cyangwa muyamene. Ubwo bugari se bazaburisha iki koko? Ni ikibazo gikomeye cyane kiba kiri ahangaha. Uriya zamutwaye si njyewe ko nawe ngira, ariko hano ku Kiyovu hano ubu uramutse ugiye nagira nkagutungira n'agatoki ukagenda ubafotora gutya ngo tugira agatoki. Baracumbitse bafite amazu nk'ayangaba binjiza nyine nuko n'ububari banyweramo nyine n'abasinzi barangije, n'abana bacu niho bapfiriye, n'umuhungu wanjye niho yapfiriye. Muri make ni umupfu ntunze, ntabwo ari umuntu. N'imyaka 12 yagiye baramujyana, ntabwo ibyo babizana, upfa kubashyira amafaranga cyangwa ukabagurira n'iyo nzoga. Harimo abakobwa, harimo n'umugore wundi n'umukobwa ubyaye rimwe nuko, ariko urebye abandi ni n'abana batoya, ntawe i Kigali. Kuvuga ngo bamwe bavuka iyo Zambuye, abandi bavuka muri aka gace. Izo ndaya ziri kutwicira urubyiruko, zirwanduza iyo sida, imitezi, mburugu, umutezi bita urudodo. Icyo ni ikibazo benshi cyane. Aba baturage bavuga ko izi ndaya ziba zaturutse ahantu hagiye hatandukanye. Icyo basaba ubuyobozi ngo nuko babasubiza iyo baba bavuye, ntibakomeze kubicira urubyiruko. Uburaya nyine ni nk'ibyo byose. Izo ndaya ziva za Butere, ziva za Ruhango, ziva za Byimana, ziva za Kibuye, ziva za Kivumu, ziva za Ruyenzi rwa Kigali, ziva za Mugina, aho bita Jenda na Kabugondo. Izo ndaya zakagombye gusubizwa iwabo bubi na bwiza, aho kugira ngo zigumye zitwicira urubyiruko. Ikibazo cy'indaya n'uburaya ni uko twunganira kabisa, ubundi bakazikura hano kuri kino Kiyovu. Use ntabwo dore n'aba bose nibo use ntabwo bareba, dore n'aba ngaba nta wacu indaya ntanga bishobora nawe se ko nta gihe ntabona bavuga ngo barazirukana bikanga. Ndabizi Gaudence Nyiramana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Nyarubaka, aravuga ko icyo kibazo cy'indaya ziteza umutekano muke ajya cyumva, ariko ngo ziherereye ku gice cya Muhanga. Gusa ngo nk'abantu bahana imbibi icyo kibazo ngo bagiye gufatanya barebe uko giteye, ngo niba koko izo ndaya zihari. Twebwe ahantu twumva izo ndaya natwe bajya batubwira nyine wa mugani, bavuga bati bateje umutekano muke, koko rimwe baramanuka ubundi bakazamuka basubira ruguru. Ahantu bacumbitse cyane muri iyo santere yo kwa Rwesa, ko mugabo mwako gace bita kwa Rwesa, ntabwo ari muri Nyarubaka, ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Gusa ubwo habaho gufatanya, kuko iyo ahantu ari mu rugabano, ari mu mbibi, bisaba ko impande zose zifatanye. Ubwo turaza kuvugana na Muhanga, cyane cyane akagari ako duhana imbibi, hanyuma dukurikirane nyine tumenye ikibazo gikemuke. Uyu muyobozi arakomeza avuga ko baramutse basanze zihari umuti atari ukubirukana, kuko n'ubundi ahandi bajya bahasanga Abanyarwanda, ahubwo ngo icyakorwa ni ukubagira inama yo gushaka ikindi bakora, bakareka kwishora mu burayi no gutwara abagabo b'abandi. Turamutse dusanze zihari, ntabwo twavuga ngo ni ukubirukana cyane, ko dusanze ari abaturage bacu cyangwa se ari abaturage b'igihugu. Icyakorwa habaho kubaganiriza, bakigishwa, hanyuma bakigishwa kugira ibyo bakora kuruta kwishora mu burayi no gutwara abagabo b'abandi, ko byangiza sosiyete. None se ubirukanye aho waba ubajyana nabo baba bahasanga Abanyarwanda. Tungandame Munezero Pierre, Prime TV mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.